nta mugore wagaburiraga umugabo hadacanye yabaga ari imfizi ngo ntirire mu kizima. Bivuze ngo n'umwana nubwo yaba adafite umugore nawe cyaraziraga kujya gushurashura sekuru cyangwa yahambye se ntiyahuraga n'undi mwana. usibye kubemba hari ibindi bibazo yashoboraga kugira. Nta bindi uretse kubemba nicyo gusa. Imibiri yabo niyo mibiri yabo barindaga ntihagire uhuza n'undi mubiri amezi abiri batararana, ndetse ahubwo bonsaga n'umwana w'umuhungu ku buryo atari kumukikira mureba atya bazamunyarira inka rimwe ku gitsina imujye ku gitsina nawe yarabembaga. Uvuze ngo n'uwabaga yose umwana w'umuhungu ntiyamukikiraga amwirebeshaho kugira ngo atamunyarira za nkari z'uruhinja zikabanuka kuri nyina cyaraziraga. Iyo umwana w'umuhungu akunyariye ku gitsina uba ubaye nk'ubonanye n'umugabo. Reka tubahe ikaze abadukunda ndetse n'abadukurikira aho muri hirya no hino mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Tubahe ikaze tunabashimire ko mudukunda mukadukurikira, turizera ko mumeze neza. Imana ikomeze ibagirire neza. Turi kumwe n'umukecuru wacu mumaze gukunda muri benshi ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi mwamushyize kuri Facebook, abandi mwamushyize kuri TikTok, mwamushyize ku ma Instagram yanyu, aho ntekereza ku rubuga rwa YouTube ni ku Mwana TV gusa niho mwamusanga. Dukina na filime cyangwa se akina na filime n'abana b'abasore n'abakobwa, mukaba mwarabikunze cyane. Ariko kubera ko ari mukuru, umubyeyi w'imyaka 93, hari igihe bagira ibitekerezo bakavuga bati turifuza kugira byinshi tumubaza, kuko hano ni ku gicumbi cy'umuco. Abana baho usanga babaza n'akari mu nda y'ingoma. Mwamaze kubyumva? Usanga babaza n'akari mu nda y'ingoma. Tugiye kwicarana nawe rero nk'uko mubibona, turi kumwe na Nyiringanzo. Murabona ko uruhanga ari haragenda runganya n'abasaza bo hambere, ari haragera ikirenge mu cy'abasaza, ndetse turi kumwe n'abandi bajene bato. Hari n'abandi batashatse kugaragara kuko babuze ibyo babaza. Bayo ibyo babaza bazi ko kubaza mu Kinyarwanda bisaba nyine kuba uri intyoza yo kubimenya no kubyumva. Ngira ngo muri kubona abo turi kumwe. Tugiye kuganira na mukecuru cyane cyane tumubaza ingingo zikomeye z'Ikinyarwanda, cyane cyane zitwa kirazira z'umuco w'Abanyarwanda zo hambere. Niki gituma abana ba Nyaruguru mwumva bagira inganzo. Tugiye kumuha uyu mwanya batangire bamubaza ibibazo, hanyuma mukecuru turabizi neza ko yiteguye kugira gute kubisubiza. Mutanga amashyi rero tutangire. Ngayo nguko ubwo turanzitse ikibazo cya mbere. Ariko nyago ndashaka kukubaza ikibazo burangiye njya nibaza cyane. Kubera iki bavuga ngo kera nta muntu winjizaga inka mu rugo atabanje gucana? Ntibyashobokaga. Ntabwo wari kuyinjiza mu rugo ngo igende? Oya, kera bacanaga mu rugo habaga ari igicaniro cy'inka. Noneho baba ari risaya yo kugira ngo inka zigiye gutaha bakarahura bagacana kuri cya gicaniro. Noneho rero inka zikaza mu rugo, zagera mu rugo umwana agafata inkoni yaragice akagenda akayihereza nyina ku ziko, akabwira nyina ati cyurirwa amashyo. Umwana ati nyirakuru nyina akamubwira ati cyura amashyo. Umwana ati cyurirwa amagana, atuzuza tudurizwa. Noneho umwana yankona akagenda nyirakuru akagira cyo akayikoma imbere y'iziko. Wa mwana yagakona akabika. Nuko nabibonaga. Urumva? Nuko nabibonaga. Kera rero abagore ba kera barabyukaga bakajya guhinga n'abagabo. Bakagenda bagahinga, bageze amasaha yo kurya bagataha, umugabo akicarira hariya mu rugo. Umugore akinjira mu nzu agacana, babaga babumbika ntawarahuraga. Agacana amara gucana umuriro amara kwaka neza agahamagara umugabo. Umugabo akinjira akaza akamuha inzoga, akamuha ibiryo akarya, bamara kurya bakongera bagasubira guhinga. Urumva? Nibyo nabonaga. Nta mugore wagaburiraga umugabo hadacanye.
ngo yabaga ari imfizi ngo ntirire mu kizima cyamaye urumva ngo imfizi ntirire mu kizima ibyo narabibonye bakongera bakavuga ngo cyaraziraga ko nta mugore wakamaga inka ngo nawe yikamaga ahekaga umwana w'umuhungu iyo yabaga atarabyara umwana w'umuhungu atarabyara nk'umukobwa iyo yabaga yabyaye abakobwa umugabo iyo yabaga yazindutse bagiye nk'ibwami bakahaba cyangwa se nka kera bahabwaga inka nk'umututsi baramugabiye inka akagira igihe ajya kuhakora igikingi cy'ukwezi akakumara ariyo noneho rero ya nka agahamagara abaturage bakayikama umugore ntayikame yaba yaravuye iwaba ari umukobwa azi gukama inka yaba yarabyaye umuhungu yaragendaga agakama ari umugore mbese buriya ni ukubera iki yagombaga guheka umuhungu oya si ngombwa ngo muheke yaramubyaye gusa yaramubyaye yaragendaga agakama yabaga yarabyaye umuhungu kuko na kera rero umuntu yapfushaga nka sebukwe akirabura amezi abiri bakayamara barirabuye noneho bamara kwera rero noneho nk'uwo mugore akazabona gutera umwana w'umuhungu ngo atamutera akaba yashuga akamunyarira iyo yamunyariraga barabembaga none se hari ukuntu bavuga ngo kera bacyambara impu ngo kera zeraga ko uruhu umuntu yabaga ari inyokorome yambaye iyo yaruguhaga ahitaga urutwara ntabwo wari kurumusubiza no mu kigega nta mwishywa wajyaga mu kigega kwa sekuru oya bamutumagamo kudaha bamutumagamo kudaha ari umwishywa ntabwo yari kugerayo ntiyari kujya mu kigega ngo adahe imyaka yo kwa sekuru none se mukecuru kwera no kwirabura ni iki kwera no kwirabura ni iki kera byariho wariho muhango iyo umuntu yabaga yapfushije sebukwe akarana n'umugabo yarabembaga ibibembe ntujya ubyumva ni ukubyumva ariko ntibabibonye ugasanga yabembye umubiri neza intoki zikihinama nakihina izo ndwara kera zarimo urumva yaba rero ari sebukwe bamaraga amezi abiri bakabona kwera yaba ari umubyeyi w'umugore bakamara ukwezi kumwe bakabona kwera umugore yapfushaga umugabo agasiga atwite ntibamwezaga baramwihoreraga noneho yazamara kubyara ese kwera ni amazi bamwozaga cyangwa umwenda bamwambikaga oya ni guhura ku bw'imibiri yabo kwari uguhura ku bw'imibiri yabo imibiri yabo igahura urumva iyo babaga bagize ibyo bibazo ntibongeraga guhura namba imibiri yabo yahuraga bavuga bati igihe cyo kwera kirageze noneho n'imibiri bagahuza rero imibiri yabo gute kuko wahuza imibiri ntukuzi uzakumenya nturi umuhungu se nturi umuhungu ntuzi uko imibiri ihura ntabyo nzi uzabimenya neza sobanura uko bigenda nyari se agiye mbikubwire oya sinabikubwira iryo ni ibanga kwera no kwirabura cyashaka kuvuga iki kwera wari wo muco gakondo w'abakera urumva umuco wa kera se ibyo bakoraga ubu hari abakibikora bereraga nde biraburiraga bereraga nk'umubyeyi yapfuye akaba afite abana b'abana bakaba barashatse abagore noneho rero yamara gupfa babahungu be bakirabura n'abagore babo umukobwa se yamaraga gupfa yabaye nibo bagahita bamubwira bati genda kumara imanza za so nta mukobwa wiraburiraga se we yahitaga agenda agahura n'umugabo we ese genda uwo mukobwa wavutse muri urwo rugo nereraga umugabo wanjye nereraga data bukwe gute kuko ndiho mbivuga simbisobanukiwe neza ndashaka kumenya kwera ari ukuba cyangwa kwirabura ari ukuba ndavuga ubinsobanurire iyo umubyeyi yapfaga akaba afite abana b'abahungu barashatse abagore baramwiraburiraga ariko umukobwa yaba yarashatse umugabo yaranahukanye uwo munsi bagahita bamutura agataha akagenda akajya kurana n'umugabo we ko nta mukobwa wiraburiraga se ndi kumva kuvuga kwera no kwirabura ndi kubyumva ariko sinsobanukiwe ngo kwera ni gute kwirabura ni gute ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo bintu kwirabura ni uko kutarana n'umugabo kwera iyo weze uhita uhura nawe noneho mukararana ukaba weze
warabanza kwirabura ni ukutararana nawe nyuma ukazera ukazera noneho mugahuza imibiri mukararana niko kwera rero kandi abakobwa nta mukobwa wereraga se we yahitaga bamucyura niyo yabaga yarasabwe bavuga batazataha mu cyumweru gitaha se agapfa muri iyo bahitaga bamucyura uwo munsi akagenda agahita ataha adacyuwe. Dusobanurire uwo mubyeyi uravuze uti iyo yabaga yatabarutse akaba yarabyaye afite abana abahungu n'abakobwa ukavuga uti bariraburaga, ubanza udusobanurire biraburaga gute, urakidusobanurira noneho utubwire n'abatiraburaga abari bo. Uko biraburaga babaga bafite abagore ariko noneho bagahita bamaze gushingura wa mugabo bagahita bafunga kongera kurana na ba bagore babo mu buriri ntibasubire kurarana ku buriri umwe akarara ukundi ukwe kuzageza igihe amezi abiri ashira ari umugabo amezi abiri yamara gushira noneho rero bakabona kwerera wa mubyeyi wabo bakabogosha imisatsi. Muretse gato tugende intambwe ku ntambwe. Ubwo se uwabikoraga yabaga iki? Uwabikoraga ntagende kuri ibyo byo kwera akiraranira n'umugore we n'umugabo we byagendaga gute? Yari indwara mbi yarabembaga umubiri ugasanga warabembye intoke zariteye amano yariteye ibisebe ku mubiri ari ibisebe. Uko ni ukuri? Ni ukuri kw'Imana. Ibyo bintu byarabaga ndabizi cyane. Ni ibintu batinyaga umuntu akabikora akabemba genera namubonye. Genera namubonye wabembye. Ugahita umenya neza ko byaturutse ku wanabembye yari yahambye sekuru noneho ajya kubacamo ari umwana abaciyemo ari umwana ahura n'undi uwo mwana yarabembye n'ibyo byanamwishe w'umuhungu ntibyamuhanze ahubwo umukobwa niwe wabembye ariko nyine baraguma bamushakira imiti umukobwa we yapfuye anabyaye kabiri ariko umuhungu kandi bari abana bangana n'uyu dore bangana n'uyu ariwe wahambye sekuru. Reka tugende noneho kuko umwana wahambaga sekuru yirirwaga ku mweko wa nyina bakirirwa bamugendana ntabe yabacika ngo agire aho ajya batari kumwe. Cyaraziraga. Bivuze ngo n'umwana nubwo yaba adafite umugore nawe cyaraziraga kujya gushurashura sekuru cyangwa yahambye se ntiyahuraga n'undi mwana. Usibye kubemba hari ibindi bibazo yashoboraga kugira? Nta bindi uretse kubemba. Nicyo gusa. Byazaga hashize nk'igihe kingana iki? Yoho nta mezi yashiraga. Abiri. Bikigaragaza. Ubona ku mubiri hafufumanze intoki zigatangira zikihina n'amano ukagira ngo babitemye ahubwo intoki ukajya ubona inzara arizo zigaragara intoki zararigize. Okay, noneho reka turebe umwana w'umukobwa uwo mubyeyi nawe yariraburaga? Oya. Buriya abakobwa ku babyeyi bavuga ko abakobwa ari abungura shyanga batungura uwo muryango wo kwasi. Abakobwa ntibungura kwasi wababyaye bungura aho bagiye gushaka. Urumva? Noneho rero batuga umuryango we nubaho yagiye gushaka aziraburira sebukwe aziraburira nyirabukwe nataha agenda asanga umugabo we yere. Uwo munsi se bamushingura. Undi muziro wari uri mwaho ni uwuhe? Ku bakobwa? Oya muri uko gushyingura umubyeyi undi muziro wabagamo hari nta wundi wabagamwo? Nta wundi wabagamo uretse uwo kwirinda ku mibiri yabo. Niyo mibiri yabo barindaga ntihagire uhuza n'undi mubiri. Amezi abiri batararana. Ndetse ahubwo bonsaga n'umwana w'umuhungu ku buryo atari kumukikira mureba atyo. Bazamunyarira inkari ku gitsina. Imujye ku gitsina. Nawe yarabembaga. Uvuze ngo n'uwabaga yose umwana w'umuhungu ntiyamukikiraga amwirebeshaho kugira ngo atamunyarira za nkari z'uruhinja zikabanuka kuri nyina. Cyaraziraga. Ikibazo mukecuru ku buryo uwabyaraga iyo yabaga atwite noneho nk'uko sebuka agapfa sigatwite yabyara bakirabuye ubwo ntiyahumanaga n'icyo yabaga akuye mu nda ye
ariko abandi nyuma bareraga we ntiyareba ati umugabo yaramubyeyi yaramwegeye. mbere yuko tucyanzura ndagira ngo mubaze utubazo kuri kano kantu. Mukecuru, iyo umwana w'umuhungu akunyariye ku gitsina uba ubaye nkubonanye n'umugabo. Icyo gituma burya bati umugabo ni umuntu yakuye mu nda ye. Umugabo wakuye mu nda we n'uba ari umugabo ukomeye cyane. None se kuki iyo yabaga amubyaye yirabuye kuki ateraga bati yeze? Yabaga yeze. Byabyaraga umuhungu yabaga yeze ntibamwezaga. Umugabo bahuraga nyuma aho bashakiye abandi bagore yenda afite 3 4 akabeza ariko uwo ntamweze bati yareze. Tugeze ku ngingo yo kwera rero uhita unakavugaho. Kwera twumvise uwo muco wo kwirabura n'abadukurikiye bari kuwumva. Kwera byo byagendaga gute babibwirwaga n'iki? Bo babaraga amezi. Kuva kuri iyo tariki yashinguriwe. Ntibabaraga amatarike, ntibabaraga iminsi, babaraga icyezi. Iyo yapfaga nk'ubu ndabona ko kwezi aho kugeza aha. Iyo nk'ubu yapfaga uku ntibakubaraga. Ukubara gusimbaga bati kukubayinjyana muntu bakagusimba noneho hazaboneka ukundi akaba ariko bashinga kugashira ibyumweru 4 bakongera bagatangira ukundi nanone 4 nako kugashira bakabona kwera. Eka tugende nkiri hano. Umugabo ntiyashoboraga kujya inyuma akajya mu rundi rugo. Wari umuzira uzirirwa. Cyari ikintu umuntu yumva. Cyari ikintu kizira, cyari ikintu bibembe ari indwara. Mwicare hariya. Bibembe byari indwara mbi cyane kugira ngo umuntu abembe abantu bamunenye. Umva ntamagarara muri runo rugo mwicare. Okay. Ari ikindi kibazo kirimo hano? Ikindi kibazo umuntu yakwibaza mo hano. Kuri ibyo bintu bijyanye no kwera no kwirabura. Ese iyo habaga harimo abashatse b'abahungu agasigara batarashaka muri urwo rugo, ubwo bo bariraburaga? Yabivuze. Yavuze ko n'uruhinja papa igitsina gabo n'uruhinja ntago rwanyariraga nyina. N'uruhinja ngo inkari zitembe kuri nyina. Cyo wirabuye kumwa nyari inkari nguza gushoke yabaga kwisha. Wahora gumutera uruca umwigijeyo ugatera uruca wigijeyo. None se yo mwararanaga hari igihe urarana n'umwana akunyarira? Wararaga yambaye. Nyina yararaga yambaye ntiyiyamburaga. Nyina ntiyiyamburaga kubera ko umuhungu yararaga yambaye. Cyaza ubwenge. Yo mvuka icyo gihe nari kubemba. Ntiyiyamburaga nyina wari umuzi uziririzwa yajya kumuhibera akamwerekeza aha yajya kumuhibera akamwerekeza aha nijoro bajya kuryama nyina akarara yambaye. Iki tugiye kugenda tukiva. Warimo kindi kibazo kuko umwana w'umuhungu anyariye nyina uticaranye na se uticaranye na nyirakuru ntamenya icyo sekuru yasize avuze, ntamenya icyo abanyarwanda bo hambere baziririzaga. Yego kera hari imigenzo ikomeye cyane. Uyu munsi umuntu abona umukunzi bakararana ku kiriyo bagahita bararana. Ubu ngubu rero uko nabibonye ubu ngubu baravuze bati ingoma yimanye. Ubu ingoma yimanye nabonye ubu umubyeyi arasinzira nyamara gusinzira ariko nabo barabimenye baravuze bati ubu imanda ya mbere yararangiye nibirangiye rero bana banje b'abahungu yabasinziriye ati iminsi 2 wa gatatu muhure n'abagore bana ati ntazagire kugeraho wa gatatu. Ya minsi 2 yababwira yashira abahungu bagahita bahura n'abagore babo. Ubu ntacyo bitwaye kandi kubera iki kera byagiraga ingaruka uyu munsi ntibigire ingaruka? Utekereza ko yari yo gakondo yabo yari yo mico yabo. Ariko ziko biza guhura na Bibiliya ivuga ngo igihambiriwe mu isi no mu ijuru kirahambirwa. Yari gakondo no kuvuga ngo wari umuco bari barimitse muri bo wawurengaho ukakurahira. None se ko baraguzaga bagatereka bakarara babandwa dore isi ugasanga nk'ubu bariho barabandwa ku manywa n'ibintu bashize mu mutwe. Ibintu biri mu mutwe ku manywa badendeje hariya babandwa bagira ubuse ntibabiciye. Yego barabiciye kandi ntacyo bitwaye abantu. Kandi ntacyo byabaka. Ariko jewe ari ikintu kimwe numvamo muri ubwo bupfura muri uwo mugenzo wo hambere Nyiringanzo
n'aba bahungu turi kumwe yego ikintu twakuramo cyari cyiza ni nk'ikihe ikintu twakuramo cyari cyiza muri iyo migenzo n'imizirizo yo hambere urumva ko bari bakomeye kuri gakondo yabo bakaba babyubahiriza ubirenzeho akaba yahura n'ako kaga k'iyo ndwara numvise umukecuru atubwiye ibibembe ibibembe ubwo rero ubutumwa cyangwa se ubwo ikintu cyari kirimo uvuga uti bari bakomeye ku muco wabo akantu kari karimo k'ingenzi muri ibyo mukecuru atubwiye umuntu yakita agateruramo akavuga ati kari akantu kari kubupfura n'akari akantu twakuramo muri ibyo ngibyo umukecuru atubwiye ni uko nk'ubu ngubu ndumva twafatiraho nk'urugero urumva bari abantu bubahiriza ikintu cy'umuco cyane cyane ubwo kirahura n'icyanyine kirahura nta kindi wumvamo hari harimo akahe kantu wumva kadasanzwe keza yatumaga umuryango ushobora kumva ko niba umubyeyi yabavuyemo bashobora kurindira icyo gihe hakagira umuntu ujya gushurashura ntihakagire umwana bakabyubahiriza mbese bikaba ko bumva ko ari nko kunamira umubyeyi wabo ayo mezi abiri akuzura njyewe ikintu numva cyiza cyari kiri muri uwo mugenzo wo gushyingura umubyeyi cyiza cyari gihari nuko nimba umubyeyi atuvuyemo twebwe nk'umuryango abantu bari hari bakuru bakaba aribo bategena bakavuga ati wa mugabo we kuva umusaza yatabarutse ntabwo uyu munsi wemerewe guhura n'umugore wawe ibyo byatumaga tubasha gushyikirana no guhura tukaganira nk'umuryango kugira ngo ataza kugira ikintu kiba nyuma kizateza ingaruka mu basigaye harimo ikibazo hano akantu k'ingenzi kari karimo hano nakayisha mu byo mukecuru avuze ndumva akantu k'ingenzi kari gahari ni uko bagumaga ku muco nyine umuco urumva ntabwo bari kubacika na gato barawusigasiraga hari akandi kantu numva gakomeye nari nzi ko mukavugaho muri iyi minsi abantu babeshejweho igihe navuga ko babeshejweho birasa nabyo abantu bubu usibye n'umugore we biragoye kuba utajya no kwa rubanda sibyo ariko urumva izo ndangagaciro zo kuba utajya ku mugore wawe no kwa rubanda kizira hari ibyaha byinshi cyangwa se hari amakosa menshi gutera inda guterwa inda byararindwaga byabaga birinzwe kandi urumva iyo ikintu kibaye rimwe kabiri kiri mu muco kiri mu maraso niyo mpamvu tubona ko abantu bo hambere bagiraga uwo muco ugasanga nta wateye inda nta watewe inda siko bimeze kino kintu tugihe amashyi tukiveho ku isoko y'umuco uticaranye na mukecuru ntamenya icyo abo hambere bavuze kandi kubimenya n'iby'agaciro nk'abanyamuco nk'abanyarwanda ku nkiko z'igihugu mu karere ka Nyaruguru ku gicumbi cy'umuco iwabo w'inka n'abantu hano usanga amatavu n'imitozo inyange zinyagiranwa n'inyamboto na ya marwa ashengura intango n'abakecuru buje impanuro bizewe n'impanuro rwose bakazikwiza mu bato ngo none se ndabaciye mu ijambo hari umuhungu nubwo riduciyemo yabaga ari umusore uti nk'aba basore yego ubu bakaba batazi umwanya w'umukobwa kandi ubona uko angana afite ubwanwa akaba atazi umwanya w'umukobwa noneho gusaba k'uwo muhungu yazabenguka nk'uyu mukobwa wo kwa naka akabwira se nyine amaze kumva ko abaye umusore kabisa abaye umugabo akabwira ati nagira ngo muzajye kumbura uriya mukobwa wo kwa kana se ati mwana wabaye umugabo urashaka gushaka umugore ati ubwo se akabyuka akagenda kwa wa mugabo akamubwira ati umuhungu wanjye rero arashaka umugore wawe none se urumva bishoboka ndatumye se ndabima umugeni ngo nzamugire umugore nuko rero ubwo abagabo rero bakabiganira bakabyuzuzaho bamara kubyuzuzaho rero akaza akabwira umuhungu ati wa muhungu rero ati jyewe umubyeyi yanyemereye ntabwo umuhungu yegeraga umukobwa ngo amwibarize ngo ugende kukubaza ndashaka kugutwara wari umudirudiri okay umwanya w'umukobwa mukecuru avuze mwamenye uwo ari wo muzamuri urutoki ntabwo mwawumenye aravuze ati
byageraga aho uyu nguyu ageze atazi umwanya w'umukobwa ntabwo mwawumenye. oya ntabwo twabona. aha nta kibazo. Tugiye kukubaza ikindi kibazo rero witeguye kudusubiza? aha mukecuru hari ibintu ngo hari imihango yabagaho kera ngo ugasanga nyine ntabwo mu bantu b'iki gihe ntabwo tuba turi kubisobanukirwa neza. Dusobanurira ikintu cyitwaga gutenda cyakorwaga gute? Gutenda. Gutendera. Gutenda. Ni ugutenda ni ugutendera. Uramusobanurira nimba uko wabyumvise we mukecuru? Gutendera rero ni ugutendera ntabwo ari ugutenda. uko nabyumvaga ngo gutendera ko hari ukubaza umukobwa, noneho umukobwa igihe kigashyika bakazavuga bati wa mukobwa wasabye we musore ni uw'imibare, bati umukobwa wa karindwi. Imanza umugabo yamusangaga iwabo akaba ariho amurongorera. Urumva ngo umukobwa wa karindwi uwo mugabo wamukoye baramuherekezaga agasanga iwabo, umukobwa akamusanga iwabo akaba ariho amurongorera. ntabwo biri gusobanura. Nibyo bitaga gutendera. Umukobwa wa karindwi iyo yabaga afite umusore wamukunda, iyo yabaga afite umusore wamusabye, yego, noneho bamara kumenya ko ari uw'imibare, wa musore bamuhaga igihe nyine yateguye ubukwe akabutegura, noneho umusore uwo munsi akamusanga iwabo kwa sebukwe, bakabaha umwanya akamumarira imanza bari iwabo, ubundi bugacya umukobwa bakamumarira imanza. Mukandike murakabaza. ubundi umukobwa bugacya bakamucyura agataha. Yaba uwa karindwi yaba uwa cumi, n'uwa cumi niko byagiye. Babahaga icyumba mu rugo kwa sebukwe. Mu rugo kwa sebukwe. Muri make bivuzwe ngo ubwo umukobwa yarongorerwaga iwabo. None si umusore yabaga yarongoreye umukobwa iwabo babyitaga iki? Oya nta kibazo cyahabaga. None se ubu kano kanya gakondo nibyo bitaga ngo gutendera, ngo yaratendeye. Uko nabyumva ngo gutendera, ngo umukobwa yamutendereye iwabo. Nawe rero ibyo bitera mugende gake kurako. Narabyirutse narinze nshaka umugabo ntarabona umukobwa utwite. Mukecuru cyo nyine natubwiye ngo baramutumagaho akajya kwa sebukwe akamara imanza. Kumara imanza ni iki? None si iyo ugiye kurongorwa nturongorwa? Sinzi niba wavuze ko umuhungu iyo umukobwa yabaga ari umwana w'imibare, umubare batubwiye ko ari 7 cyangwa 10, niwo bitaga umwana w'imibare. Ngo iyo yabaga amaze kumusaba yaramukoye, kugira ubukwe bwabaye bamutumagaho akajya kumara imanza. Ntabwo asobanukiwe kumara urubanza, imanza se cyangwa urubanza. Kumara urubanza ubyumve neza ubisobanukirwe. Kumara urubanza, none se iyo yagusabaga bakagucyura bakagenda bakagushyira iwe, yaryamaga nawe ukaryama ntimuhuze imibiri. Ndabyumva ko uyu mugeni n'umukwe bahuye n'ubundi bahuza imibiri, ariko sindumva ikintu kumara imanza. Nicyo nyine. Nizo nyine. Vivura. Nizo manza babaga bamara. Babyumvise? Nizo manza babaga bamara. Aho mukecuru hari ikindi kibazo nkunda kwibaza cyane. None kuva nkubonye kugira ngo umbwire se iyo bavuga abasangaga abantu bavuga ngo gutanga urwuya. Uretse gatoya kino kibazo cya mbere cyo gutendera kirarangiye. Ntabwo kirangiye. Gutendera ko ari ugutendera umukobwa akamutendera, noneho bakamusaba niko nabyumva. Bihurira he nanone n'umuco w'uko umuhungu waburaga inkwano ngo akamara igihe runaka akorera kwa sebukwe, nabyo ko numva byitwaga iyo mvugo nabwo. Yego nyine yabaga atendera. Nabyo ni kimwe. Okay, nako nashakaga. Buriya rero iyo ubaza ukurayo urujijo rwose, uruteruramo ni nko guca ikintu. Warugeze uyu yarageze ku ngingo, ariko icyo tukivuyeho kijyanye no gutendera amashyi.
uticaranye na mukecuru ntamenye icyabo hambere basize bavuze n'ibyo bakoraga. Tugeze ku kibazo cya gatatu, tubaze ikindi. Bano bapeti mushaka ibibazo mu mutwe peti. Aho basikora uwo muhungu akaboko. Mukecuru, ko kera numvaga bavuga ngo umwana w'umukobwa yamaze kuva mu kigero cy'ubwangavu ngo hari icyiciro agiragaho cyitwa kuzira inka. Kuzira inka ni iki? Kuzira inka se ntabyo wabonye? Naba narabibonye ariko ntazi ibyo ari byo. Kuzira inka yabaga yabonye ya migenzo ye, noneho yaba yibonye bwa mbere agahita abwira nyina ati nabonye ibintu byanyuriye. Nyina ati mwana wanjye se wabonye ari ibiki? Nuko akabimwereka ati ubwo rero ati ubaye umwari, ubaye umukobwa mukuru, ubaye umukobwa mukuru. None se ko babyise ngo ni ukuzira inka, iyo wajyaga muri iyo migenzo y'abakobwa iwanyu hari inka ntabwo watahaga kandi wazize inka? Oya, ajya gushaka se gutaha mu rugo iwanyu hari inka kandi babyise kuzira inka. atakoraga yakamaga inka. Nicyo bise kuzira inka. Yabaga yabonye imigenzo ntiyajyaga munsi y'inka ngo akame, kereka imaze koroha. Sinajyaga mbyumva rero, numvaga ngo ni ukuzira inka nkagira ngo we wabaga amaze koroherwa. Ubwo muri make iyo yagiyaga mu mihango bwa mbere ya maraso y'umukobwa babyitaga kuzira inka ngo yagiye. Ubwo ntiyakamaga inka kereka iyo yabaga yakize. Yego. kandi kera abakobwa batarakamaga ngo kera ngo nta mugore aravuze ngo kera ngo ntibakamaga. Baratikamaga. abakobwa ba kera bakamaga inka barazikamaga. okay akanaragira inka ari umukobwa wabyirukiye mu rugo bakaririmba bandabaga bahozeho. umukobwa akaririmba akarusha abagabo. Kibada bakora ku rwame so bagatabyaye. Ese tukiri kuri uwo mukobwa, ku muhungu nta kizira cyari gihari mu bihe bijya gusa n'iby'umukobwa nawe agimbuka. Ya muhungu nta kibazo namwumvagaho. Umuhungu nta kibazo yagiraga. Umuhungu yabyirukiraga mu rugo, yamara kumva nyine ageze nk'igihe ashaka gushaka umugore ngo abyare, ubundi akabibwira se akamubareza umugeni. Nibyo by'umuhungu ndabona. Twibutse abantu badukurikiye ku Mwana TV, turi kumwe n'aba bahungu n'abakobwa, abana bakiri batoya bari kugimbuka. Sibyo ra? Urumva ko amajwi yabo ariho arazinguka. Ni abasore bakina filime, ni abana bakina filime ariko bagakinana n'umukecuru wabo imyaka 91. Umukecuru wabonye inzara yitwa Ruzagayura ikamuzengereza ariko akayivamo agacyuri inganji. Ibyo tuganira ni ibibazo by'ubwenge. Ni ibibazo by'ubwenge. Ubwo ba nyiri inganzo cyangwa abakunda inganzo n'abakunda umuco bo barabyumva. Abanyarwanda muri hirya no hino mu bice by'Irwota Masimbi kure cyane, ubwo ndizera ko muriho mwumva iwacu. Turi mu karere ka Nyaruguru, hake cyane mu turere tugize u Rwanda tugisigasira umuco w'Abanyarwanda, ibijyanye no gutwerera, ibijyanye no gusaba abageni, uko byagendaga n'indi mihango. Kandi na bugingo n'ubu dufite ibyo twakita Minisiteri y'Umuco. Urumva ko umuco uracyahari, ntabwo izo nzego ziravaho. Niyo mpamvu tugomba rero kugira ibyo twibariza. Rimwe na rimwe aba bato ejo bazavamo intyoza mu bigo bigamwo, bafite ubwenge bakomoye kuri uyu mukecuru. Mwitegure kubaza ibibazo. Tugiye kongera gushaka ikindi kibazo. Ikibazo cy'ubwenge cyo mu Rwanda rwo hambere. Nawe mfite ikibazo nshaka kwibariza mukecuru. Nagira mubaze, ese umugenzo ni umugenzo, nawe tumugenzo cyese umuhango icyo bitaga kumarana amavuta. Kumarana amavuta? Icyo cy'imihango bitaga kumarana amavuta, iyo umuhungu yabaga yarabengutse umukobwa, noneho akagenda akazana amavuta y'inka, akaza akayamusiga akivuga, yabaga murongoye. Cyangwa iki bitwa umwishwa, hari abana b'urubyiruko wenda bananaragiranye inka,
ngo bariho barakina akagenda akazana cyatsi bita umutwe akakivuguta yamara kukivuguta akagira cyo akakimutera ngo ndakurongoye mwene naka akivuga noneho bakaragira bukira bagacyura abana rero bagira amagambo nk'umwana akavuga ati naka ati yateye naka mu byatsi aravuga ngo aramurongoye arivuga se umukobwa ati nguko rero nuko byagenze bati sayita bahaguruka akagenda niwe wa muhungu ati ibibazo twahuye nabyo undi ati byagenze bite ati umuhungu wawe ngo yateye umukobwa wanjye mu mwishwa ngo arivuga ngo aramurongoye se w'umuhungu ati genda mumunyoherereze bari utugimbi bohereze nde wa mukobwa rero bakagenda iwabo bakamwohereza akajya kwa se wa muhungu bakabaho bajya kurara na wa muhungu bashimana bakagumana bagakura bari kumwe umwaka ugashira ibiri bukeye bakazagera igihe wa mukobwa w'umukobwa akagimbuka noneho bakabyara bakabana none se mukecuru genda gake tugeze ahantu haba hakomeye umugabo hepfo aha witwa Rubasha umukore umukobwa yarongoye ngo nuko byagenda ari abana baragiye hajya kuba bitubwira abakuru babibona ikibazo twongere tucyumve neza arabajije ati kumarana amavuta usibye ko jyewe numvaga ari kumara amavuta kumara amavuta no kumarana amavuta mukecuru turagira ngo udusobanurire neza kuko n'izabukuru harigeza nazamo kumara amavuta yewe n'umwishywa ndumva ari ibintu bibiri kuko n'ubundi kera mu muco ngo barongozaga umwishywa ibyo turabikubaza neza ariko kumarana amavuta bari ko kantu gumaho tukumve n'amavuta nawe nyine niko byagendaga ongera ndabona hatabona neza akayamusiga ngo ndakurongoye mwene naka kivuga n'amavuta yarayamusigaga turabihuza gute rero noneho no kumara amavuta bavuga ko umugeni n'umukwe bakiraniraga mu buriri bagakiranira mu buriri kugeza igihe umugeni ngo babaga bamusize amavuta akamushiraho umuhungu akamushiraho nyine bamusigaga amavuta menshi ibyo bihuze umusore yamufata akanyerera bakamwambika ibintu by'ibyenda bakajya babibinda bongera babibinda kugira ngo umuhungu azabica mushyikire hakaba urugamba noneho akaba amaze kumukobagura amavuta yamusiga basigaye ari nyamwema nuko nabyumvaga nabibona bamusigaga amavuta y'inka umukobwa amusiga amavuta y'inka menshi hagamijwe iki yatashye aho arongorerwa kuki barindaga kumusiga amavuta rero ngo nanira umugabo abakera bari birimo arimo ngo nanira umugabo aratamubonye mu biri ate bari bakayineshwa ati bari bibi bariba wamugani baramukingiye none bagize no kuvuga ati umunanire nuko rero bakarwana bakadubutana imana umuhungu kugira ngo amushyikire ubwo ntiyahita hazamo n'icyo bita gutora ubusurira abatora ubusurira nyine babaga bari inyuma y'inzu bakubye urugo bariho bumva ingumi bakagwana kugeza igihe bagiye kumva cwe inde umuhungu araneshejwe pe umuhungu kuva aho bahereye ntaragera kuri uwo mwanya yego bagakubana ageraho rero akamunesha yamunesha rero kumva ati ndakurongoye mwene naka umuhungu agahita yivuga ati ndakurongoye ndaterwa bahindurwe barw'igiti rero babandi rero baje gutora ubusura bagakoma mu mashyi baturakoze bakiruka bagitahira ariko ngo n'inzu barazitoboraga ngo bakanareba oya yari amakosa icyo nicyo bita kumara amavuta mbese mukecuru noneho uwo mukobwa yarayarongowe akarara aho yageze saa 10 za ryari za nijoro saa 10 za nijoro akabyuka akagenda akinjira kwa sebukwe ntibakingaga akagenda akajya mu mbere akicara
noneho ariko ababyeyi bakaba bamwumvise ko yaje nuko rero akaguma aho hamara gucya rero hamaze kubona sebuko akabyuka na nyirabukwe umugeni akwidumbira no ku buriri akagenda akajya ku buriri kwa sebuko akaryama umukecuru agateka ibiryo nuko rero akagaburira umuhungu we nta gusangira na wa mugeni reka da umuhungu akarya harimo utubazo umuhungu ndabyo nshaka umukobwa akabyanga akirirwa aho bukira nijoro bakongera bakamushyira umugabo akongera akaharara ntiyariye akongera akaharara nuko rero bugaca nanone ya saha akongera akaza ubwo umugabo akareba ati uyu muntu azazira inzara umugabo we nuko rero akareba agafaranga kamwe ka kera nuko rero akakamuha yamara kukamuha rero sebukwe nawe akamuha kandi noneho rero umugeni agatangira akajya adahabona nuko rero akaza yakicara noneho ahabona sebukwe akamubona nyirabukwe akamubona n'umugabo we akamubona nuko noneho ibyo rero akagenda rero bakamuha agasangira n'umugabo we. Reka dusubire inyuma gato. Ubwo uravuze uti iyo umugeni yabaga yaraye mu rugo ku mugabo we mu ijoro yaranyonyombaga ubunyoni butaravuga nijoro cyane akagenda akajya wagendaga saa sita akajya kwa sebukwe none kujya kubera iki yajyaga kwa sebukwe kandi noneho akicara mu mbere ubwo si ku mashyiga babaga bacana hino ariko no mu mbere bakahateka kwabaga ari ugutinya abagabo abakera batinyaga abagabo yangaga se ko hagira umusanga ubwo yavaga aho ngaho umugabo akamutamurira akigenda akamusiga kurira kwigendera kubera iki yajyaga kwa sebukwe none se ari kujya he ahandi yari kujya iwabo se yabaga yegereye ntiyabaga yahavuye none ubwo umuhungu wabaga wubatse nko kure y'iwabo byagendaga gute cyangwa ntibyabaga nta muhungu wubakaga kure cyane yubakaga iruhande rw'iwabo yubakaga hafi yajyaga kubaka kure amaze kurema urugo noneho atandaguye ngiye kubaka ahandi harimo utuye tubazo muhanura ahubwo abakera batinyaga abagabo kugira ngo azamubone yabaga yaramukoye kandi bari hafi umukobwa yamubona reka tugere ku rugero yamubona nko mu nzira yagiye cyamukubita ijisho akaba arambaraye hasi akagenza inda wa mugabo akaza akareba hamwe yamubonaga umukobwa nabonaga hagiye umugabo akigendera ibyo byo guhagarika gukora urugendo rwa sebukwe byashiraga hashize igihe kingana iki byabaga bitewe n'iki iyo babaga bamaze umugabo akamuha agafaranga umugabo we sebukwe akamuha agafaranga noneho ubwo yabaga batinyutse rero akaza noneho akicara aho bamubona akicara hariya rero nyine bakamuha ubwo byasabaga ngo bamuhonge byanga bikunze batamuhonze ntibyari gushoboka nabo wari umuco nyine baravuga bati none se ntiyagira inzara yamwica kuko ntiyarya cyangwa kurya kwirwa akarara nose ubwo aho ibyo ni byandi bitaga gutinyisha umukobwa kera aratinyaga amezi abiri twarangiza ubwo yamaraga amezi abiri kwa sebukwe reka tuze dusoze mu bakobwa none tugeze ku kantu kari mwaho ngaho kitwa gusendwa umugeni bamusendaga ryari byaterwaga n'iki umukobwa basendaga yabaga akogera kudinara ubwo uratubwira n'igihe yasendwaga yageraga mu rugo akamara igihe kingana iki bamusendaga kubera iki nibyo ugiye kutubwira cyabaga amaze cyose yaba amaze umwaka yaba amaze ibiri yabaga yabananiye ntahinge ntateke ngo agaburire umugabo wenda agateka akirira uwo bararebaga bati ni mumusendeke gatahe nta mugore urimo niwe bitaga gusenda nk'umugabo yaba yahakuye ubuki ari urugore rw'urusambo rukaburya umugabo bazareba ubuki bwari burakabubura nicyo bitaga kumusenda ngo bamusenze bakamuherekeza n'urwabya yari wabo nta bindi birimo aho ngaho byatumaga basenda umukobwa yabaga ari uwo wananiwe guhinga kandi akarya barimo umukobwa bavuga ko yasendwaga
kubera ko ataciye imyeyo ngo bakabimusendera oya ntabwo byabagaho oya ibyo ni ukubeshya ibyo byo guca imyeyo ntabwo ntibabasendaga ahubwo yigiriraga ibibazo ari we ariko ntibabasendaga ku giti cye yigiriraga ibibazo by'urugo rwe hakazamo utubazo two gushwagwa nyine akavuga agakorwa n'isoni abantu bakamuseka nk'igihe yaramutswe urumva nyine bikabinturwa usibye umugabo wese hari undi wamubonaga ku buryo yagenda bihwihwisa ute yaba ari kubyara yego komera yabaga ari kubyara barabibona kandi ababyeyi nk'abandi bagore bakure baba bagiye ari kunda amaze kubyara bakaza n'ivu ngo uzaseme iwanyu ngo uzasebe ngo azaseme iwabo bivuze iki bazaba ariho asema reka bakera bari ibigoti ngo ibyo byasemana umva muri kuderanje wana mureke turangize ikiganiro fresh okay ubwo icyo ngicyo ntabwo bakimusenderaga ahubwo yabaga ari umugore akaba afite ubwenge agahinga akagira gute yagisengerwaga ahubwo ikimwaro cyamubagaho muri ibyo ngibyo akandi kantu karimwo bajya bavuga kandi njya mbibona ko banabyanditse sinzi ababyandika nimba ari byo ariko ndabisoma bavuga ko nanone ari uburyo bamuhabwa umutemeri bakawushyiramo nimba ari ikibabi runaka urukebano tubwire babaga babikoreye iki urukebano iyo nk'umugabo nyine yaratekeraga yatekera nuko rero akareba urukebano akabishyira mu byo yamutekera ari umugeni noneho nyine iyo yatekuraga akabibona yamenyaga ko ari ariho harimo akantu k'ubwenge ubwo bamenyaga ko yabuze gato ngo ajye kurohwa nawe none se mukecuru umukobwa bafataga icyemezo cyo kujya kuroha batubwira ko twumva amateka kuri mwebwe bakuru ko umukobwa wabaga ngo yatwaye inda akiri iwabo ariwe bajyaga kuroha mu ishyamba abakobwa ba kera guterwa inda nk'uwo baga yaragize umwaka akabyara abakobwa noneho igihe cyo kujya guhakwa ibwami we bakohereza wa mukobwa umukobwa niwo bwagoga nibo basamiraga inda bazisamiraga ibwami baragiye guhakwa none se noneho yamara gutwita abagiye guhakwa bakabivuga noneho bakagenda mugaruke hano gato bakamuzana bakamuha abatwa abatwa bakamujyana ni ukubera iki kera bavugaga ngo kera habagaho ibintu bitaga imyugariro baravuga ngo kera nta mukobwa urenga imyugariro iyo yayirengaga yabaga iki ni ukubera iki babivugaga ntabwo umukobwa bagezaga igihe bugarira atari mu rugo yabaga yagiye he yabaga ari mu rugo bakugarira ari mu rugo ikibazo mfite nyine iyo yayirengaga yabaga iki ayirenga ajya he aho yajyaga yayirengaga ajya mu rugo avuye yabaga bugariraga ari inyuma bugariraga nta mukobwa uri inyuma y'urugo none se hari itegeko ryabaga rihari ritegeka umwana w'umukobwa uri mu rugo ko atagomba kugeza isaha runaka ataragera mu rugo itegeko hari nka umwana w'umukobwa ryari rihari cyane yuko yabaga yagiye guhinga yahinguka akaza imuhira akicara imuhira ahandi yabaga yagiye mugoroba yagiye ubwo mu bihe bya kera bivuzwe ngo nta mwana w'umukobwa wabaga yemerewe gutembera wenda ngo areme ku isoko nta n'amasoko yariho namenye ubwenge nsanga nta masoko ariho bikeye bigeze hagati bati isoko riri i Butare hagati binatinze ubwo wari umaze kuba mukuru nawe maze kuba rero nkumi nanjye njya guhaha niho haje isoko ingano isoko ryabaye ryaje ndago ukiri umara kuba inkumi ubwo mu gihe cyawe ukiri umwana w'umukobwa nta isoko ryari nta soko ryari rihari baraguranaga ni nacyo gituma
None inzara se- yitwaga Ruzagayura nicyo bituma yishe naha amasoko yari ari abantu ngo bahashye Ruzagayura yishe abantu kubera ko Ubwo nta hantu nta hari masoko. isoko hafi aho ubwo abaga afite icyo akeneye yabigenzaga ate kugira ngo abashe Witana. yaryaga indya ntawa Witana guma mu uwabaga kibazo ari cy'imyugariro. umukene w'umushongi. Hano- Yahingira hano Nyaruguru ahingira ntibatana. akamuhingira akamuha ariko nta masoko yariho Nta isoko kuzibukiye. ryaje hanyuma ku kayira bita Gasahane niho haje isoko riza indabo. Ayo ni amateka. Tugume ku mwugariro. Uyu arabajije ati kubera iki bavuga ko umwana w'umukobwa cyaziraga ko arenga imyugariro? Imyugariro murayizi? Imyugariro murayizi? yego Ni ibiki? Wowe wo hagati. Iyi nuze n'irembo baba barubatse rikikije urugo. Irembo rikikije urugo. Nyine kwiga no kwigana ukavoma. Imyugariro yari iki? imyugariro byari ibiti batambika ku marembo. Wowe imyugariro ni ibiti bashyiraga mu marembo bwije bwacya bakugura nk'uko abakire bashyiraho za porotayi. yego bwacya bakayikiza bakongera bakayishyiraho nimugoroba. Babyitaga gute? kugurura no kugarira. Kugarira no kugurura. Mumuha amashyi. Wamaze kubyumva? Ati nta mukobwa washoboraga kurenga imyugariro. Imyugariro bayishyiragamo ryari? Sangahe? iyo bwabaga bamaze kugoroba inka zimaze gukubita ibirenge mu rugo inka zageraga mu rugo bagahita bugarira. Ubwo uwagombaga kuba ari inyuma y'urugo byibura yarinde. Zikamutanga mu rugo uwo ntiyarugeragamo. Ntabwo yarugeragamo. Umukobwa yaba umukobwa waba n'umuhungu baba batazi aho yazindukiye nawe iyo inka zamutangaga mu rugo bakarinda kugarira barugariraga ku buryo ukiri kuri icyo se umukobwa we ntiyashoboraga kuzindukira ahantu bakugarira ataraza? ntawe yabaga yazindukiye Ntabwo byabagaho. umukobwa ba kera ntibasuraga na bagenzi babo babasura se ko babaga baturanye akajya kumusura baturanye. Ntabwo yambukaga imisozi. hari imisozi yambukaga ngo ajyayo niba avuye nk'akajya nk'ariya igisanze yagiye mu gitondo arageza nijoro ku buryo bugarira ataraza. Yego. Ryari itegeko nawe yari umuco nako nawe yabaga abizi. nta mukobwa wajyaga ahantu ngo bugarire ataraza. Yego. Cyaraziraga. Abubu uko bibaho rero. umuco ntushira. umuco wa kera warashize himye indi ngoma. himye indi ngoma. none se kera umukobwa nk'abo babaga bagiye nko guhakwa noneho bakamutera inda agatwita bakabimenya bakamwohereza iwabo bahitaga bamuha basangwishi nuko rero bakamujyana bakamuroha bamara kumuroha bakaza iwabo umukobwa bakabaha inka bakayibaga. Abasangwisi. bakayibaga ko Niyo mpamvu mu mateka yabo bavuga ko bakunda inyama cyane subwa. sangwishi bakarya inka uko bavuye kuroha ikinyendaro. Ikinyenda niko cyitwaga. Umukobwa wabyariye iwabo. babyitaga ibinyendaro. Ariko byari binakomeye. babyitaga ibinyendaro. Kabyara rwose nta mugabo muri kumwe. baramurekaga akabanza akabyara cyangwa bajyaga kumuro agitwite hatuga kumuroha atwite. N'umwana. uzi ko hari umukobwa ngo watwise noneho atwite bukeye akaba mu nzu ngo ararwaye sinzi ukuntu yaje gusohokana na se bagiye guhinga noneho basohotse Muze tuvugane mbahe proof. ahita amukubita ijisho abona aratwite. ati tewe burya ryashya no yirirwa aryamye naho aratwite nicyo yarwaye. ubwo umugabo we arabimubwiye ati wa mukobwa wacu aratwite. ese ati ataratwite jya namubona. se yakoze iki? se yabwiye abahungu ngo tugere abana banjye dore ndi umukene nta nka mfite ndibuha abato bajya kuroha iryo shyano ngo mushiki wanyu aratwite mucukura umwobo. basaza be ngo baracukura umwobo ku manywa bamaze kuwucukura nuko barawutwikira barataha umukobwa baragiye aho aryama bahasasha imigozi bamaze kuyihasasa barenzaho imisatsi rero nacyo kiza kuza kiraryama kiryamye kirasinzira gisinziriye basaza be bamwubikiye bumva aratambitse aragona baraza baramuniga
bamaze kumuniga barahambira barajyana bashyira muri wa mwobo barenzaho igitaka bateraho insina. ibyo byabayeho Byarabaye bukeye ngo abaturage baseseye kwana kakwahoda umukobwa none uwo mukobwa wagiye bo bigurengero bahanaga nk'abantu bo mu bihugu by'abana. kera batinyaga umukobwa utwite umve mama gakubona umukobwa utwite kera we none ubu ntatinyitse ntacyo bitwaye. arabyara gatatu kane ari mu rugo iwabo ahubwo ngo agashaka no gukubita se na nyina banyuze ngo baramuvuga kwa data ngo ni kwa data nzahabyarira nzarira icyo mukora mwambwa. Turabashimiye rero inshuti zacu z'akadasohoka. Inshuti y'akadasohoka mu kinyarwanda ni inshuti igukunda, ikagukunda ku wa mbere, ikagukunda ku wa kabiri, ikagukunda ku wa gatatu, ikagukunda ku wa kane, ikagukunda ku wa gatanu no ku wa gatandatu, icyumweru kikaba kirarangiye. Kandi ikibazo inshuti yagize ukakimenya ukanagitangira igisubizo, niyigunge nk'utagira umuntu. Muri inshuti z'akadasohoka nizere ko wakoze subscribe hano ku Mwana TV. Ubwo ni ukwiyandikisha mu kinyarwanda, ni ukwiyandikisha kuri runo rubuga kugira ngo ibiganiro byose bitambuka hano byagiye biva mu nda y'ingoma ubimenye, n'ibitavuye mu nda y'ingoma byavuye mu miyaga hirya no hino byose ubimenye. Twaganiriye n'uyu mukecuru byinshi twaganiriye, mwagiye mubyumva ni kirazira zo hambere, kandi buriya ngo abwirwa besha kumva beneyo. Hari harimo umuco mwiza ushobora no gukuramo uyu munsi. Babandi batajya bagiriya ngo bagire bacya bagiye guca imyeyo, babandi ibyo byose murabyumva. Mukecuru arasetse, ariko mujye mugira gucya ngo bifite icyo bimaze, mujya mwumva bashangazi nabo babyigisha, ariko na kirazira nazo muzirinde. Tubashimire, dushimire n'ababajije mukecuru ibibazo. Ubutaha ibintu tuzabikora neza, tubigira umuco. Nimushake muzajye mwambara amashara kugira ngo bigaragare neza. Tubashimire inshuti zacu, abadukurikiye n'abari muri hano mwese mutanga amashyi. Dushimira abadukurikiye. Ibiganiro byacu naka